Ndagusuje mwene data. Uyu munsi ngiye kukugezaho ikiganiro kandi ndahamya neza ko nukiyitaho ukagiha agaciro kirahindura ubuzima bwawe ku rwego utari wigeze ubona. Muvandimwe, iyo witegereje abantu badukikije uzasanga abantu babayeho mu buzima batakwiye kuba babayeho. Uyu munsi uzasanga hari abantu bafite impano b'abanyempano ariko bapfiriye ubusa, yaba imiryango yabo, yaba sosiyete muri rusange cyangwa n'igihugu cyabo. Hari abantu dufite bafite ubumenyi budasanzwe, batsindaga mu mashuri rwose, bafite n'impano zidasanzwe, ariko byose byarangiye ntacyo bibagejejeho. Hari abantu bagize n'amahirwe bagira ubukungu, hari se n'ubukungu bukomoka mu muryango, cyangwa se yagize n'amahirwe abona uko akoza intoki ku bukungu, ariko bwose bumupfira ubusa bugenda bureba. Hari n'abatarabapfushije ubusa ariko bapfa mbere yabwo batanaburiye. Ibyo yakoreye byose biraza byitungira abatarabivunikiye. Hari ibihugu byinshi biri ku isi bidafite umutungo kamere ariko bibayeho neza, bikize. Tubara nk'ibihugu bikize, urugero ni ibihugu byo mu Burayi, urugero ni Isiraheli, urugero kandi ni Amerika. Amerika ifite umutungo kamere ariko ntago ari wikoresha kugira ngo ibe ari igihangange. Hari n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika bifite umutungo kamere ariko bibayeho mu buryo bubi bubabaje kandi ubukungu bwabo butunze abatari bwene bwo. Ibi byose biterwa n'iki? Wagiye ukora business witaho umwanya wawe wose, ubuzima bwawe bwose urayubaka, ugeze hahandi business igiye kuguha umusaruro, ibintu byose byikubita hasi. Uyu munsi abantu dufite ni abantu bibeshya ko bubatse ingo ariko bambaye impeta gusa, bakurikiye abandi. Niwo mubare munini cyane dufite mu bubatse ingo. Uritwa ko ufite umugabo cyangwa umugore ariko mu by'ukuri nta mugabo ufite, nta mugore ufite, kuko abandi baramujyanye, cyangwa se munabanye nabi. Abantu benshi bafite abana ariko wareba b'abana bawe ukabona ntago bafite ejo hazaza, kandi wabireba ugasanga ntacyo utakoze. Uri umukristo, urasenga nk'uko bikwiye, utanga icya 10, utanga amaturo, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri umubishop, umupasiteri. Ntago abana bananiranye ari abana b'abantu basanzwe, n'abana b'ababishop barananiranye. None wakibaza ngo ikibazo ni ikihe? Kuki ubuzima bw'abantu buri muri ako kaga? Kuki ubuzima bw'abantu buri muri ibyo bibazo? Kuki abantu bafite ubuzima butameze neza? Inkomoko y'ibyo byose nuko tutasobanukiwe ko ubuzima ari umwuka. Ibi tubaho byose inkomoko yabyo ni ubuzima bw'umwuka. Yesu niwe yavuze ngo ntitukite ku byo turebesha amaso, kuko ibi turebesha amaso ni iby'igihe gito, ariko ibyo tutarebesha amaso ni iby'igihe gihoraho. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima bwacu bwagiye bugira ibibazo bitewe n'uko ibyo tutarebesha amaso nibyo bigena ibyo turebesha amaso. Uyu munsi niba mu muryango hari umuvumo uragukurikirana kugeza no kubazagukomokaho. Wowe ugakora wibwira ngo urimo uriteza imbere, ariko za mbaraga z'umwijima zihishe inyuma iyo zikaza zikangiza ibyo wakoreye byose. Kubera ko rero mu mashuri ntibatwigishije ko ubuzima ari umwuka. Mu mashuri batubwiye ibya science, batubwira technology, batubwira sociology, batubwira economics, batubwira byinshi, batubwira amateka, ariko ntibatwigishije ko ubuzima ari umwuka. Ntibatwigishije ko za nzozi urota zigira ingaruka ku buzima bwawe. Ntibatwigishije ko ya magambo wivugaho wowe ubwawe bigira ingaruka ku buzima bwawe. Ntibatwigishije ko ya magambo ababyeyi bawe bakuvugaho agufiteho ingaruka. Ntibakwigishije ko ya magambo abagufiteho ubutware bakuvugaho, ubwo ni abayobozi bawe, ni abatambyi, ubwo ni abakuru b'amadini urimo, abo bose ibyo bakwaturiraho bifite ingaruka ku buzima bwawe. Ibyo byose ntago twabibwiwe. Abantu baba mu Kigali, abantu bamaze imyaka myinshi mu madini ariko nta kintu bibamariye. Ubuzima bwabo ntaho butandukaniye n'abatajya mu madini, ahubwo abajya mu madini ubuzima bwabo burushaho kuba bubi kurusha abatajyayo. Kubera ikikora ko amadini nayo ubwayo ni inzira yo kuzirika abantu mu isi y'umwuka. Mu madini harimo principe ebyiri, kandi muzagenzure muzasanga ariko zimeze. Mu madini haravuga ngo uwo tudahuje imyumvire tumurwanye, naho uwo duhuje imyumvire tumuzitiriye kugira aho agera. Ako kantu reka ngasubiramo, nyamara wasanga hari uwo mbwiye. Mu madini hakora principe ivuga ngo uwo tudahuje imyemerere n'imyizerere tumurwanye, naho uwo duhuje imyizerere
tumuzitire ntazagire icyo ageraho. Abantu rero bakuriye muri icyo gihome cyitwa amadini, abantu bakuriye muri ibyo bihome turimo uyu munsi wa none, bituma batabasha kumenya ngo mbese niki giteje ibibazo ubuzima bwabo. Uyu munsi rero ndagira ngo usobanukirwe ko imbaraga z'isi y'umwuka, ibyo tutarebesha amaso, bidufiteho uruhare rukomeye cyane. Ni mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso ngo ntago turwana n'ab'imibiri n'amaraso, turwana n'imbaraga z'umwijima tutarebesha amaso. Iyo urebye imigisha yose Imana yahaye Abisiraheli, nta hantu yigeze bohereza urupapuro ngo yandikeho. Yabwira ati mboherereje certificate yuko muhawe umugisha. Nta certificate Imana yigeze itanga yandikishije intoki, ahubwo Imana yabavuzeho ibintu byiza. Mu isi y'umwuka bihinduka nk'amategeko. Uyu munsi abana b'Imana bagendera kuri iyo migisha. Uyu munsi iyo watuye ijambo ry'Imana ryitwa Bibiliya, hari ibintu byinshi bihindura ku buzima bwawe. Abantu benshi ntabwo babizi, batunze Bibiliya nk'ibinyamakuru, ariko Bibiliya irimo amasezerano abana b'Imana bakwiye kwiyaturiraho kugira ngo babashe kugira aho bagera. Ibyo ariko sibyo ngiye kuvugaho uyu munsi wa none. Ndashaka kubwira rero ko imbaraga zigena ubuzima bwawe zinyurira ahantu hatatu h'ingenzi. Icya mbere, imbaraga zigenda ubuzima bwawe zinyurira ku cyo bita ibicaniro. Ibicaniro nabyita nk'irembo imyuka, yaba UmwukaWera cyangwa se n'abadayimoni banyuriramo kugira ngo bavugane n'inyokomuntu. Niyo mpamvu ubona abarozi, abapfumu nabo muri occult, ngo ni kuvuga aba Illuminati, aba Masons n'abandi nkabo, bubaka ibicaniro bigaragarira amaso, ariko inyuma y'ibyo bicaniro haba hari imyuka ibayoboye. N'abana b'Imana rero, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho ababiri cyangwa batatu bahuriye, umwuka w'Imana wari kumwe nabo. Haleluya. Ruvuga ngo rero niba ugiranye isezerano na mwene so ko mugiye gusenga, mugiye kwiga ijambo ry'Imana, muba mucanye igicaniro, Uwiteka abagiye kuba hamwe namwe. Rero nawe ni wifatanya n'inkozi z'ibibi, ni wifatanya n'abakiranirwa, ni wicara ku ntebe z'abakiranirwa, nkuko biri muri Zaburi ya 94, menya ngo Satani nawe ari hagati muri mwe. Niyo ngo ibintu uzajyamo bihuje umuntu urenze umwe, uzamenye ngo harimo Imana cyangwa harimo Satani. Ubwo nawe ugenzura ibyo ubamo, uramenya niba ibyo bintu ubamo bibamo Imana cyangwa bibamo Satani. Irindi rembo rya kabiri imyuka ikoreramo ni intebe z'ubwami. Buriya niba hari abantu imyuka ikorana nabo, ni abami cyangwa abayobozi bayoboye inosi. Umwami cyangwa umuyobozi ashobora guhindura ubuzima bwa benshi bukaba bwiza cyangwa se bukaba bubi bitewe n'ibikorwa bye. Turabizi muri biringero nyinshi z'abami barimbuye ubwoko bakomokamo. Turabizi ingero nyinshi z'abami banarimbuye n'abaturage. Turabizi uburyo amateka bagiye bafata byagiye bihindura isi. Ingero za bugufi, urebe umugabo witwa Hitler, urebe uburyo imyanzuro yafashe n'uburyo yitwaye byahinduye amateka y'isi. N'abandi bami benshi ushobora kugenda utondagura bitewe n'ibikorwa byabo n'imirimo yabo, byagiye bihindura cyangwa se biha umurongo mushya ubwoko bwawo, byagiye biha umurongo mushya abaturage babo. Indi nzira rero imyuka ikoreramo ari nayo tugiye gutindamo, nicyo bita amarembo. Buriya ubuzima bugizwe n'amarembo. Buriya ubuzima bwawe bwubatswe n'amarembo, ubuzima bw'igihugu bwubatswe n'amarembo, ubuzima bw'umuryango bwubatswe n'amarembo. Buriya iyo umuntu ayoboye igihugu aba agomba kumenya neza ko amarembo y'igihugu, ubwo ni imipaka y'igihugu, irinzwe neza. Iyo umuntu ari umuyobozi w'agace runaka, tuvuge ni meya ukuriye umujyi runaka, aba agomba kumenya yuko amarembo y'umujyi ayakontorora nk'uko bikwiye, kugira ngo abamuyobora cyangwa se abamukuriye niba mubaza ibijya mbere azabashe kubisobanura neza. N'ubuzima bwawe rero bugizwe n'amarembo, umuryango wawe ugizwe n'amarembo. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ngiye rero kuguha ihame ry'ukuntu ubuzima bw'umuntu buteye. Ni ukuvuga ngo ahantu uzabona ikibazo cyabaye ingutu, ni ikibazo mu rushako se, ni ikibazo cy'ubuzima, ni indwara yo kubayeho akarande, urayivuza byaranze. Hari n'abivuza bakabura indwara nyamara arwaye. Ni ibigeragezo ku buzima bwawe se, mbese urebe cya kibazo kiri ku buzima bwawe, niba ari ikibazo
kigize ingorabahizi, ujye umenya ko hari igihome ukigereranye nka gereza. Ku buzima bwawe hariho gereza, hariho igihome ubuzima bwawe bufungiraniyemo. Ahantu rero hose hari igihome haba hari n'irembo. Urumva ahantu hose hari gereza hari irembo rigushyira muri ya gereza. Ahantu hose rero hari gereza cyangwa se hari igihome hakaba hari n'irembo, hagomba kuba hariho n'abarinzi barinze ya gereza kugira ngo udasohokamo, ubuzima bwawe nyine bukaba bwiza. Satani nimba kuboshye, Satani nimba guteje akaga, icyo yifuza ni uko uzirikirwamo aho ngaho. Ahantu hose rero hari iryo rembo haba hari abarinzi. Abarinzi rero ni ukugira ngo bamenye neza ko utari busohoke, bakurinde udasohoka. Ahantu hose rero hari abarinzi barinze igihome cyangwa se barinze amarembo y'igihome, haba hagomba kubaho ikinyamaboko cyangwa strongman gitanga amabwiriza n'amategeko kuri ba barinzi. Ngo hagomba kuba hari umuyobozi w'urugo rugo, hagomba kuba hari umuyobozi w'iyo gereza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo bishoboka ko wagenda ngo ujye mu rugo rw'umunyamaboko nurangiza ngo umumeneshe mu gihe umunyamaboko yirinze afite intwaro, ngo usandaze ibintu bye utabanje kumuboha. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubashe kubohoka uve muri icyo gihome, ugomba kubanza ukaboha ikinyamaboko gitanga amategeko, warangiza ugatatanya ingabo zacyo, wamara gutatanya ingabo zacyo ugafungura ya gereza, wamara gufungura ya gereza ubuzima bwawe bukabohoka. Iyo niyo ntambwe. Ariko mbere ya byose ugomba kubanza ukamenya amarembo, ugomba kubanza ukamenya ngo iyo gereza ihehe. Utaramenya aho gereza iherereye rero urumva ko biragoye kuzagenda ngo ubohe cya kinyamaboko, biragoye kuzagenda ugatatanya za ngabo, biranagoye kandi kuzagenda ugafungura umuryango. Uyu munsi nongeye kukwereka amarembo 7 y'ingenzi imyuka ikoreramo ku buzima bwawe. Amarembo 7 y'ingenzi Satani yinjiriramo kugira ngo yangize ubuzima bwawe. Ndizera ko biri bukugirira umumaro, ndizera kandi ko UmwukaWera ari bugufashe kugira ngo usobanukirwe kurushaho. Irembo rya mbere ni irembo ry'inkomoko, the gate of origin. Irembo ry'inkomoko ni irembo rikomeye cyane. Ni irembo rigena inkomoko yawe, ni irembo riguhuza na so ukubyara. Abantu inkomoko yabo ibagiraho ingaruka mbi cyangwa nziza mu buzima bwa buri munsi. Hari ubuzima turimo nk'abanyarwanda, tugenewe nk'abanyarwanda kuko turi abanyarwanda, bushobora kuba bwiza cyangwa bukaba bubi. Urugero nabaha muri ino myaka ya vuba, umunyarwanda ahantu hose yagiye yisanga kubera ko ari umunyarwanda. Ariko hari ibindi bihugu bagiye bagerageza kuva mu bihugu byabo ntibabemerere. Birahari byinshi, ibihugu by'abarabu birahari byinshi bagerageza kugenda ntibanabemerere, bitewe nuko inkomoko yabo bavuga ko ari ibyihebe. Urugero bati inkomoko yanyu muri ibyihebe, ntabwo twabemerera kuza mu gihugu cyacu. Iyo ni ishusho ngari. Noneho nawe ubwawe hari aho ushobora kuba ukomoka, bati uwo kwa kanaka. Oya, uwo kwa kanaka yego. Abantu rero bibeshya ko wenda ari umuco w'abantu wo kugendera ku by'ubutoni. Oya, ni ihame ry'umwuka. Uko iso yitwaye urabyishyura mu buzima. Na Bibiliya ni kwivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Imana ihana ibisekuru 4 kubera gukiranirwa, kubera kutumvira ijambo ry'Imana. Kandi Imana iha umugisha ibisekuru 1000, kandi ngaha umugisha abankunda, niko birivuga, nkageza kubuzukuruza babo ibihi 1000. Urumva rero ko inkomoko yawe igena uko ugomba kubaho muri buno buzima. Abisiraheli turabizi uburyo Imana yagiye ibana nabo bitewe n'isezerano Imana yagiranye na Abrahamu. Abisiraheli suko barabere, suko barabakiranutse ijana kurindi. Oya, ahubwo nuko abasokuruza babo barabakiranutse, abasokuruza babo bubashye Imana, abasokuruza babo bagiranye isezerano n'Uwiteka. Buriye kuri Abrahamu, Isaac, Jacob ndetse n'abana ba Yakobo. Uyu munsi rero nimba ababyeyi bawe, niba so iragiranye amasezerano n'abapfumu n'abarozi bishingikirije imyuka y'ikuzimu irimo
imandwa n'indi myuka yanduye, ubwo nawe urumva inkomoko yawe uko iteye. Nimba umubyeyi wawe ari umumesoni, niba umubyeyi wawe yaragiranye amasezerano na Illuminati, niba umubyeyi wawe yaragiye wenda muri organization runaka, ishobora kuba a political party, ishobora kuba n'ikindi kintu yinjiyemo, nyamara imbaraga z'umwijima zibyihishe inyuma, ubwo wumve ko nawe inkomoko yawe ntabwo ari nziza. Ni ukuvuga ngo rero iri rembo ni irembo ryinjiramo imigisha cyangwa se rikinjiramo imivumo. Uyu munsi ndagusabira kugira ngo irembo ryari ry'inkomoko ryongere ribaturwe mu izina rya Yesu. Nivuga ngo rero nudahaguruka ngo wihane wicuze ibyaha, ibicumuro no gukiranirwa byabereye mu irembo ryawe ry'inkomoko, ubuzima bwawe buzahura mu kaga. Irembo rya kabiri ni irembo ry'urureri, the gate of umbilical cord. Nivuga ngo ni irembo riguhuza na mama wawe ukubyara. Iri ni irembo rikomeye cyane, ni irembo rigena uriwe uyu munsi wa none, ni irembo rigena ibikubaho uyu munsi wa none. Ushobora kuvuga ngo ibise bihuriyeyo. Ngiye kuguha ingero zikomeye cyane. Aburahamu yabyaye abana babiri. Umwana we w'imfura buriya yitwa Ishimayeli. Aburahamu yamubyaranye n'umukobwa w'umunyegiputa, yari umuja w'umugore wa Aburahamu, Sara. Kandi nyuma ya Ishimayeli, Aburahamu yabyaye Isaac yakomokaga ku mugore we w'isezerano ari we Sara. Ntago Imana igeze yemera ko Ishimayeli ahinduka umwana uzatwara isezerano, nyamara Ishimayeli yari imfura ya Aburahamu. Ntago Imana igeze yemera yuko atwara umugisha w'umwana w'imfura, ahubwo Imana yabwiye Aburahamu ati sezerera, ahubwo Uwiteka yabwiye Aburahamu ati sezerera uyu Hagayi, iyi nshoreke yawe n'umwana we, usigarane umugore we w'isezerano Sara ndetse n'umuhungu wawe Isaac. Urumva rero ko icyakoze kuri Ishimayeli si uko akomoka kuri Aburahamu, ahubwo ni inkomoko y'urureri nyine umubyaro. Turebe Salomo akomoka ku mugore witwa Betisheba ntabwo ari we mugore mukuru wa Dawidi. Dawidi yari afite abandi bagore, ariko bitewe n'urukundo Dawidi yakunze Betisheba, umwana ukomoka kuri Betisheba witwa Salomo niwe watwaye umugisha wose wa Dawidi, niwe warazwe ingoma yose ya Dawidi. Dawidi yari afite abandi bana, ariko ntabwo yigeze bashima ngo babe batwara ingoma ye, bazungura ingoma ye. Urundi rugero nabaha umuntu witwa Timoteyo muzasanga muri Bibiliya ibitabo bibiri bimwitirirwa, igitabo cya mbere cya Timoteyo n'igitabo cya kabiri cya Timoteyo. Abantu benshi bashobora kwibeshya ko Timoteyo yanditse biriya bitabo. Oya, ariya ni amabaruwa yamwandikiwe, ntabwo ari amabaruwa yanditse, ari amabaruwa yanditswe na Pawulo. Ahubwo Timoteyo yari umwe mu bakuru b'itorero. None kugira ngo ubyumve neza kuntu irembo ry'ururiri rifite agaciro, iyo usomye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 5, umve kuntu Pawulo abwira Timoteyo. Aravuga ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo. Arimo arabwira Timoteyo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Bivuga ngo rero nyoko ukubyara afite uruhare cyane rukomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Turamuzi Mose, turabizi ko Mose yavutse mu gihe abana b'abahungu muri Isiraheli batari bemerewe kuvuka, niko navuga. Handi Farawo yarimo abakorera ubwicanyi, ariko nyina abasha gufata umwana we amushyira mu gatebo, aragenda amushyira mu mazi. Ariko kubera ko hari umugambi w'Uwiteka yari afite kuri Mose, umukobwa wa Farawo atoragura Mose aramurera. Ariko mu by'ukuri nubwo yamwitiriwe kuko yamwadopse, ariko se wamureze, ahubwo Mose yarezwe na nyina, amuha indangagaciro za Gikristo, amwigisha ibijyanye n'Abaheburayo. Ntabwo Mose yigeze akurira mu mico ndetse no gusenga iby'ubwamana byo muri Egiputa. Mose yakuze asenga Imana, Mose yakuze azi Imana, azi bene b'Abisiraheli. Ubwo rero urumva neza ko iri rembo ry'ururiri ni irembo rifite agaciro gakomeye cyane. Urundi rugero naguha, Isaac yabyaye abana babiri, yabyaye Esau ndetse na Yakobo. Umugisha wa Isaac watwaye Yakobo. Biritubwira yuko bano bana
mama wabo abatwite ari we Rebeka, Uwiteka yari yarakunze, yari yaratoranyije Yakobo. Ariko nubwo Uwiteka yari yaratoranyije Yakobo, aba bana bamaze gukura, na nyina ubabyara nawe ubwe yahisemo Yakobo. Turabizi neza mu kwiba umugisha wa Esawu ugahabwa Yakobo, nyina yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ubwo urabona ko urureri ni ikintu gikomeye cyane. Urundi rugero rukomeye nabaha ni urugero rwa Yesu Kristo. Kugira ngo Yesu aze kuducungura, byasabaga ko agomba kwambara umubiri. Kugira ngo yambare umubiri, byasabaga yuko agomba kunyura mu nzira twese tunyuramo ngo tuvuke. Yagomba kugira nyina umubyara wo mu isi. Nubwo ubugingo bwa Kristo, nubwo inkomoko ya Kristo, DNA ye ikomoka ku Mana direct. Ni abantu babiri baremwe n'Imana mu buryo buri direct. Ni Yesu na Adamu. Adamu Imana yaramuremye imushyiramo DNA yayo, imumekeramo umwuka. Adamu ahinduka ubugingo buzima. Na Yesu nawe nuko umwuka w'Imana yazanye urubuto arushyira mu nda ya Mariya. Yesu nawe yagomba kuvukira ku mudamu ufite indangagaciro, utariyandurishije ikibi icyo ari cyo cyose. Ubwo rero nawe urebe umubyeyi ukomokaho, urebe uburyo wavutsemo, nawe biraguha ishusho niba iri rembo ryawe ritunganye cyangwa ryanduye. Urebe imyitwarire y'umubyeyi wawe, mama wawe. Mama wawe niba ari umurozi, ntabwo ntinya kubibabwira. Abantu benshi bakunda gusa nkaho babasigiza batababwiriza ukuri. Mama wawe niba ari umurozi, nawe wumva irembo wakuriyemo. Mama wawe niba ari umudiyakoni, ari umukuru wa korali, ari umuntu yubaha Imana, ari umunyamasengesho, nawe wumva irembo wakuriyemo ukuntu ari ryiza. Ariko uyu munsi ufite amahirwe yo kugira ngo iri rembo uribatuze amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Noneho irembo rya gatatu ry'ingenzi Satani yinjiramo akangiza ubuzima bwawe ni irembo ryo mu ruhanga. Iri rembo ryo mu ruhanga navuga ko niho hari ijisho rya gatatu ry'umuntu. Niho harimo ijisho rireba mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga neza yuko ikimenyetso cy'inyamaswa bazagitera mu ruhanga. N'ikimenyetso cy'Uwiteka kizaterwa mu ruhanga. Ibi bimenyetso ntabwo ari ibimenyetso bigaragara, ariko wumve ko uruhanga rwawe rufite indi sura yarwo mu isi y'umwuka ikomeye cyane. Ubundi Imana irema Adamu yavuganaga n'Imana mu buryo buri direct. Bisobanuye yuko Adamu yashoboraga kureba mu isi y'umwuka akareba ibiri kuhabera. Ariko umunsi Adamu yakoze icyaha akifatanya na Satani, iri rembo Uwiteka yararifunze kugira ngo umuntu atarushaho kwangirika. Iri rembo rero niryo rinyuramo inzozi, iri rembo rero niryo rinyuramo amayerekwa yawe. Iri rembo niryo kandi ribitse ibitekerezo byawe. Iri rembo kandi ryegeranye n'irindi rembo ryo mu gihorihori, irembo rituranye n'ubwonko bwawe. Ni irembo rituyemo ibitekerezo, rituyemo imigambi, rituyemo amarangamutima. Niyo mpamvu mu ntwaro Kristo yaduhaye zo kwambara, yageze ku mutwe tubwira ko tugomba kwambara ingofero. Banga umutwe ugomba kuwukingira nuko awukingiza ingofero. Mu yandi magambo, ntabwo imyambi ya Satani igomba gukora ku mutwe, kuko umutwe ubitse byinshi. Irembo rero rya rindi tugezeho rya kane ni irembo ry'ibyiyumviro. Umuntu agira ibyiyumviro bitanu, 5 senses. Umuntu agira ibyiyumviro bireba, ibyiyumviro byumva. Ubwo ibyiyumviro bireba bishingiye ku maso, ibyiyumviro byumva bishingiye ku matwi, ibyiyumviro biryoherwa bishingiye ku munwa, harimo n'ururimi. Hakaza ibyiyumviro bihumurirwa bishingiye ku mazuru. Noneho hakaza n'ibyiyumviro bishingiye ku ruhu, gufata. Ibi byiyumviro rero byose Satani ashobora kubikoresha akugirira nabi. Urugero, amaso yawe ibyo ureba bigira ingaruka cyane ku bitekerezo byawe. Ibyo wumva bigira ingaruka cyane ku bitekerezo byawe. Ibyo urya bigira ingaruka cyane ku bitekerezo byawe. N'amazuru nuko, n'uruhu narwo nuko. Niyo mpamvu rero ibi byose uba ugomba kubirinda mu buryo budasanzwe, uba ugomba kubisengera mu buryo budasanzwe, kuko dayimoni yaje ku maso yawe ntihanda guteza kureba ibidafite umumaro. Iyo aje ku munwa wawe ntihanda guteza kuvuga ibidakwiye, aho kugira ngo ube umunyamugisha ahubwo ukaba uvuma abandi.
irembo rindi rya gatanu kandi ry'ingenzi cyane ni irembo ryo mu gifu. Igifu rero abantu bagifata hari nk'ibintu biri aho, ariko igifu ni irembo rikomeye cyane. Naryita nk'irembo ry'isoko. Kubera iki? Kubera ko igifu ni isoko y'imbaraga, source of energy. Kubera yuko imbaraga zose zitunga umuntu zihera mu byo yariye. Ibyo wariye nibyo biguha imbaraga kugira ngo umubiri wose ubashe kubaho. Bivuga ngo igifu ni isoko y'ubuzima, ni isoko y'ubugingo. Niyo mpamvu urebe neza ikintu cyatumye tugira muri aka kaga kose byavuye mu kurya. Adamu yeretswe ibyo kurya n'ibitari ibyo kurya, wahitamo kurya ibyo atemerewe. Ni ukuvuga ngo ibi byo kurya byaragiye byangiza isoko ubugingo buvomamo. Abantu benshi basa nk'ababyoroshye bavuga ngo ubuse Adamu ngo yaba yarazize kurya gusa. Ntago ari ukurya gusa, birengeje kurya kuko yaragiye agaburira isoko. Amaze kugaburira isoko rero ubuzima bwose burangirika. Amasezerano y'umwijima akenshi uzasanga bagaburira abantu. Murabizi ko igikorwa cya nyuma Kristo yakoranye n'intumwa n'iki? Ni ugusangira, ni ukurya umubiri wa Kristo bakanywa n'amaraso ya Kristo. Kurya rero no kunywa ni ibintu by'ingenzi cyane. Ugomba kumenya ngo wariye iki, waririye he, wabiriye kubera iki. Ntabwo umwana w'Imana bakwiye kurya habonye. Niba uri ibyo kurya byaterekerewe abadayimoni bizakugiraho ingaruka. Ntabwo umwana w'Imana akwiye kurya habonye, mbisubiremo, ahari incungu y'ubugingo bwawe. Ntabwo umwana w'Imana akwiye kunywa ibyo abonye, kubera ko ibyo uri gushyira mu nda ntabwo ari inda gusa, ahubwo uri gushyira mu isoko y'ubuzima bwawe. Kubera ko ibyo urya nibyo birimo amaraso, amaraso nibwo bugingo. Ubwo rero witonde umenye ngo wariye iki, witonde umenye ngo urimo uragaburira ubugingo bwawe iki. Irindi rembo ry'ingenzi ni irembo ry'umutima. Murabizi yuko ubugingo bw'umuntu ni amaraso, kandi imashini ijyana amaraso mu mubiri bayita umutima. Icyangije umutima wawe rero kiba cyangije ubugingo bwawe. Iyo umutima w'umuntu uhagaze, umuntu aba apfuye. Umutima wawe nawe ugomba kuwurinda kugira ngo ubugingo bwawe bubeho bunezerewe, buguwe neza. Irindi rembo rero ry'ingenzi ni irembo ry'ubworo bw'ibirenge. Buriya irembo ry'ubworo bw'ibirenge abantu benshi ntabwo bariha agaciro, ariko ujye ugenzura neza Bibiliya izajya kwereka ibintu by'ingenzi. Buriya Imana igiye guha umugisha Abisiraheli, iravuga ati bahaye umugisha aho muzakanagiza ikirenge hose. Na Yesu noneho nababwiye abwira abigishwa bati nimujya kuvuga ubutumwa ntimuzagira ikintu mutwara. Urugo muzinjiramo muzakomanga, nimusanga ari abanyamahoro muzicare musangire, nimusanga kandi atari abanyamahoro muzakungute ivumbi ry'ibirenge byanyu mugende. Ni ukuvuga ngo yarabahaye ubutware bw'ivugabutumwa, yarabahaye ubutware bwo kujya mu rugo rw'abana b'Imana bakabakira neza. Ni ukuvuga ngo rero ahantu ukandagira ikirenge, niba ukandagira ikirenge mu isi y'umwijima, tuvuga ukandagira ikirenge mu bapfumu, ukandagira ikirenge mu barozi, ukandagira ikirenge mu idini ry'abayiliminati cyangwa ry'abamesoni, ukandagira ikirenge mu bantu batubaha Imana, barimo baterekera, barimo babandwa, bakora imihango ya gipagani. Ni ukuvuga ngo ufatanyije nabo. Niyo mpamvu birivuga ngo muve hagati muri bo, mwe kwifatanya nabo. Bivuga ngo aho ukandagira ikirenge buriya uhasiga ibimenyetso. Aho usize ibimenyetso rero Satani ahakoresha kugirira nabi. Iri rembo rero rinagera n'amarembo y'ibiganza. Buri ikiganza cyawe nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubona ko n'abapfumu n'abarozi hari imihango bakora ngo yo kuragura bakoresheje ibiganza. Ibyo bita ngo ni palm reading. Ikiganza cyawe kirimo imirongo igiye itandukanye. Ibikumwe byawe bitandukanye n'ibyanjye. Satani rero yafashe ibikumwe byawe, mwagiranye isezerano. Hahandi winjira mu bapfumu, hahandi winjira mu barozi, ukagenda ukora ku bintu uhasiga ibimenyetso. Ibyo byose nibyo akoresha kugira ngo akugirire nabi. Ba bantu usuhuza utazi, benshi muri bo basigarana ibimenyetso byo ku buzima bwawe bakabikoresha bakugirira nabi. Aya marembo rero ni amarembo akomeye cyane, ugomba kuyarinda. Ntagomba gusuhuza abo ubonye ubundi, nkundi usuhuza abo ubonye kubera iki, uhana n'ibiganza nabo ubonye kubera iki. Ubwo rero tube maso kugira ngo Satani atadufatirana akatugirira nabi. None wakibaza ngo ibi bintu bitumariye iki kubimenya? Aya marembo atumariye iki kuyamenya? Impamvu nuko ukuboha Satani ni ukuboha, akuboha akoresheje aya marembo. Urugero uzabona imivumo ikurikirana abana ivuye mu miryango yabo. Papa we yari umusinzi, nawe uri umusinzi.
papa wawe yari umusambanyi nawe uri umusambanyi, mama wawe kubyara byari ikibazo nawe nuko. Ni ukuvuga ngo rero ibyago, ibibazo, ibigeragezo bibera ku marembo, no gutabarwa rero kugomba kubera ku irembo. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo niwe rembo, abanyura ahandi ntibanyure muri Kristo ni abajura, ni ibisambo. Uvuga ngo rero gutabarwa kudakorewe ku marembo ntabwo kuba kwemewe n'amategeko. Nimba rero Satani yarakuboheye ku marembo, urugero yarakuboheye ku irembo ryari ry'inkomoko, ugashaka kubohoka mu bundi buryo, urimo urashaka gutoroka gereza. Kuko nakubwiye ngo aho ikibazo cy'ingutu kiri haba hari igihome, ubwo haba ari gereza. Aho gereza iri haba ari irembo, aho irembo riri haba hari abarinzi, ubwo ni abadayimoni. Aho abarinzi bari haba hari bosi wabo, ubwo ni ikinyamaboko. Ubwo rero ugomba guca mu irembo usohoka aho ngo wabohewe, ntabwo ugomba kurira ngo utoroke, kuko nutoroka bazaguhiga bagufate. Ubwo rero irembo ryo gukiriramo ni Yesu Kristo, ni amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu rero ugomba kuyatura ku buzima bwawe kugira ngo abahore amarembo yawe yaboshywe na Satani. Ugomba kuyatura kugira ngo abature kandi akize amarembo yawe yangijwe na Satani. Imigisha yawe yabohwe ku marembo igomba kubohorwa binyuriye mu irembo ariryo Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu imigisha yacu twese abana b'Imana iri muri Kristo Yesu. Uyu munsi ndakwifuza kugira ngo amarembo y'ubuzima bwawe abatuke mu izina rya Yesu. Kubatura amarembo yawe rero ni ukwihana. Ugomba kujya muri buri rembo ryose uko nyarondoye, ukihana, ukiyeza, ukatura imigisha ku buzima bwawe. Igihe kirageze kugira ngo imivumo tuyireke, dutandukane nayo, ahubwo dutangire twiyaturireho imigisha mu izina rya Yesu. Ababyeyi bacu baravumwe, natwe baratuvumye, bivuzeho amagambo y'urucanege menshi. Igihe kirageze ngo twivugeho amagambo meza y'imigisha. Igihe kirageze ngo twivugeho amagambo meza y'umunezero. Uyu munsi ndagusengera kugira ngo amarembo y'ubuzima bwawe abatuke mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo amarembo y'ubuzima bwacu yabature mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uwiteka rero aguhe umugisha kandi akugirire neza mu izina rya Yesu.